Yego naje ngiye kugezaho amakuru, njyewe ugiye kugezaho amakuru ni Christophe cyangwa se Tofa, Kamonyi nsome ku mazi. Ubu sasa rero amakuru ni menshi yo ntakasa mutwe kabisa, amakuru ni menshi cyane ntakomeye cyane. Marina ubu ngubu sasa yamaze gushyira hanze indirimbo yise Twivuyange, ariko indirimbo irimo igishegu gikomeye cyane, nawe urayibona ukuntu bimeze. Uyu mwaka rero niyo mpamvu ubona gukora cyane ewana, kuvuga ati turakora rwose ku buryo uno munsi ino minsi ibura ngo umwaka urangire abantu baratwumva fresh. Niyo mpamvu nyine abantu ubu kugenda bashyira imizigo hanze cyane irenze, bavuga ati Kigali turayitsika turayigira nabi cyane. Kandi ngo The Ben afite album agomba gusohora kuri uwo munsi tariki ya mbere, bizaba ari ibirori bikomeye cyane uriya munsi. Ko Bruce Melody afite igitaramo gikomeye muri Kigali Universe, abantu bazajya hehe? Ibaze nawe muri Kigali Universe no kwa The Ben muri BK Arena, bizaba ibintu bya hatari. Uno mwaka uzagiye gutanga show ikomeye cyane. Kandi mu cyumweru gishize Chris nawe yakoreraga ibitaramo hanze y'igihugu cy'u Rwanda kabisa, yagiye muri Canada abantu baramuryoherwa baramwumva neza. Wana yararyoshye cyane Chris nawe hanze amaze kwamamara, amaze kugira izina rikomeye. Amakuru yacu rero nanga turasoje, turabakunda cyane. Jya muri comment ukande subscribe like undi ikomereze, ndabakunda cyane.